Ekipa ya siporo ikintu cya mbere bagiye gukemura muri iyi mikino iri imbere 15, ikintu cya mbere nk'ubuyobozi bwa siporo board ndetse na komite iriho ubu ngubu ya Tadeyo ndetse n'abamwungirije bose, ikintu cya mbere bashaka gukemura ikintu kinanye n'imishahara y'abakinyi, bakamanza bakagira gute bagakora ikintu kinanye n'imishahara ku buryo nka siporo, ikintu ubuyobozi bwa siporo bufite cya mbere nuko byibuze nibajya bararanya amafaranga yabuze byagoranye ariko wenda ari ukwezi kumwe bashobora kuraranya, ariko siporo ikintu cya mbere ngo bari kubona gishobora kuzafasha gutwara igikombe ngo ni ikintu kigendanye no guhembera ku gihe. Icya kabiri ubuyobozi bwa siporo bufite ikintu kigendanye na prime, bashaka ngo kuzamura prime kugira ngo bagere gute abakinyi bajye bakina abazi ngo turi gukinira iki ngiki, ariko bakine bazi ngo n'amafaranga igihe turaza gutsinda turaza kubona amafaranga, imiryango iraba imeze neza cyane. Guhera ku munsi w'ejo Musanze ishobora kujya umubare w'ibitego, kuko ejo tushobora no kuza kubona abakinyi bashya barimo aba bakinyi ba Abdullah Jaro, harimo abakinyi bashobora kubanzamo bashobora kubona iminota mike ku munsi w'ejo nka 30 ya nyuma, nka 15 ya nyuma, gutyo ejo dushobora kubona abakinyi bashya, ariko ku munsi w'ejo prime iratangira, prime y'akasamutwe ku munsi w'ejo. Ikintu cya gatatu muri ekipe ya Sport, ikintu bashaka gukemura ibibazo bijya biza muri siporo bigateza ikibazo bikaza mu bantu. Mbese hari ibibazo bijya biba muri siporo, mwagiye mwumva ngo minsi yashize ngo Nsayimana Mabure ngo siporo ngo amafaranga imubereyemo yahagaritse imyitozo, kajya kumva ngo Aruna Musa Majaliwa ngo barimo baraganira ngo ari guteza ngo umwuka mubi muri vestiaire. Ngibyo bintu barashaka kujya gute kubica, bashaka kuri icyo kintu muri siporo igasiga imeze neza cyane. Mbese ikabona ibyo bintu bitatu bagiye kuba bagira gute bakemura muri equipe ya siporo, kandi abafana ba siporo ni mu byumva neza ibi bintu bitatu nibyo byateje ibibazo mu mikino yabanje cyangwa se mu mikino bakinye ya mbere 15, kuko nka Serami we rwose yagiye cyageze agiye kwanduka, yaragiye kwandika ibaruwa asaba Rayon Sport gutandukana, kuko icyo gihe hari mu kwezi kwa 12 Serami yarashaka kujya mu muryango we, yari yegereje iminsi mikuru abasaba amafaranga, ariko baza kumubwira ko nta mafaranga bafite. Uyu mutoza Serami ngo yarababaye icyo gihe. Serami rwose yaragiye kwandika ibaruwa ibwira Rayon Sport ngo dutandukane, ariko haza kugira umugabo umwe amukubita ku biceri amafaranga make, abagiye muri Tunisia. Ariko ni impamvu yatinze kuza, uyu mutoza yari yatinze kuza. Icya mbere bari kirimo kuganira, kuko arabwira ngo ngewe nabonye kunyishyuramo, hari ukuntu mwarambabaje cyane, bari bakirimo kugira gute kubinoza neza cyane kugira ngo ajye abona amafaranga ye ku gihe kandi yabone nta kibazo gihari.